kandi buriya abantu bazamenya ko ijuru ribaho uko bibaye. Umwuka ava mu ijuru, uwo mukomenya by'ibyo. Umwuka aza mu muntu avuye mu ijuru. Wawagarika uti ntabwo umwuka ari uw'abantu. Abantu batabizi bazi ko n'iby'ubuhanuzi ari ibintu by'imitwe. Kugiso bashaka ko ADEPR y'urwa n'umunyamwuka urirwa avuga mu ndimi se. Bashaka ko ADEPR y'urwa n'umunyamwuka uri gusakuza kuriya ahanura yirwa nkayiruka nkagira gute oya ntabwo byari sabuka basa naba ko bahise bataho ko bahumurijwe. Kuko urugamba rurwabo urugamba rw'Uwiteka urugamba rwabo. Ubwo rero no kuvuga ngo ntabwo abahanuzi 100 hano akaba afite umwuka wera. Wazi ya mwuka wera ntawe urabufite. Arabufite nene. Uramushumba afite umwuka wera. Arabufite nyine. None se wa mushumba afite umwuka wera se? Ahira babanyabyaha bose ubwo nibwo rupfu rwa kabiri. Ni urupfu rwa kabiri. Naho abantu b'abakiranutsi urwa kabiri ntacyo batwara. Reka tubasuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana nibaha umugisha mwebwe mutuye ahatandukanye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Imana nibishimire kandi Imana nibarinde mwebwe mwese muri diaspora ahatandukanye, abumva ikinyarwanda n'abatacyumva mwese turabashuhuje kandi turabishimira. Reka tubishimire rero kandi tubasuza mukanda subscribe na like, comment, mukora share kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro dukora. Muri uyu mwanya tugize amahirwe yo guhura na mwarimu wacu uretse ko wenda bamuhaye pension ariko ni nararibonye muri ADEPR. Yatubwiye ubushize ko mbese n'umuntu wa kera cyane azi ADEPR cyane, n'umuvuga butumwa mbabwiye kandi na mwarimu. Reka tumusuhuze mu izina rya Yesu Kristo, adusuhurize n'abadukurikira muri uyu mwanya. Karibu. Turagushuje. Murakoze cyane. Mwarimu meze mute? Turaho. Twifuje kugira ngo tuganire muri uyu munsi. Harashize igihe tutaganira. Ariko mbere yo kugira ngo tuganire reka tugusabe usuhuza abakunzi bacu ku Umuremyi TV. Ndasuhuza abashuti n'abavandimwe ku Umuremyi TV. Ku Umuremyi TV ndabasuhuza mwese. Imana ibahereza umugisha. Urakoze cyane. Mwari buriya nakwibaza ngo nk'abantu mwakoranye muri ADEPR, abapasiteri, abarimu, iyo bakubonye ku macano batekereza iki? Buriya ibintu by'amacano benshi babyita nk'ubuyobe. Usanga ntabwo bamwe babikunda. Buriya hari n'abantu batajya ntabwo babikunda. Ariko iyo bakubonyeho barakurikira gusa bakabyihorera. Yego. Bakabyumva gutyo. None se wowe nk'abarimu mwarakoranye? Genda. Abarimu mwarakoranye, abapasiteri, ntabwo wenda bakugira inama bakakubwira ngo mwarimu bira ukora ntabwo ari byiza uzabivemo ureke kujya ku YouTube? Ibintu byose ujya kujya ku YouTube ibyo ari nacyo bitwaye ibyo ngo ubwo ntacyo bitwaye, gutanga ibiganiro ntacyo bitwaye. Impamvu mba mbikubajije, hari benshi cyane muri ADEPR bajya baza ku YouTube, bamwe hari n'abavuga ngo ADEPR irabahagarika, ngo ADEPR ntibyemera. Buriya hari impamvu ibintu batamenye ibyo ari byo, kubera ko niba umuntu baramuhaye yarinjiye mu itorero, yakoreye mu itorero bakamuhamo umurimo,
hakaba hari impamvu zimuhagarika zigomba kumuhagarika ubundi. kandi ari YouTube yajeho gusa akayabwiriza. Oya, atari YouTube yajeho. Ndabwiye ibyo byo kuvuga ngo nabyo no guhangana. Urumva ko harimo guhangana. Urumva niba bahagaritse umuntu ntago akazi ari karimano. Uzabe akazi kose abantu bakora. Ntago ari karimano. Akazi kose urakora byagira hagati habamo ibibazo kaguhagarika. Yego. Ibyo rero iyo kujya ku YouTube byo no guhangana n'abakuyoboraga. Ibi ntaba ubwo tuvuge ko hari bamwe baza kuri YouTube ari kugira ngo bahangane. Rimwe na rimwe hari igihe ajyaho ukumva ari nko guhangana n'abamuyoboraga. Kuba ari nko guhangana ntabwo gabutumwa yindi ririmo. Ubundi ikintu kibita akamaro bundi ni ukushyira ivuga butumwa. Ivuga butumwa ryo yiza atari guhangana. None uzakurikira ugasanga abantu benshi bajyamo rimwe na rimwe ari guhangana. Ni abantu bari bajyamo. Hari abajya bashaka guhangana wenda kuvuga nabo bashaka ibintu nk'ibyo, ariko hari n'abajyamo bajyanye ubutumwa gusa. Akavuga ubutumwa kwigendera. Uburubuze ubutumwa kwigendera nta n'icyo atwaye. Tuvuge ko ADEPR yemera abavuga ubutumwa bo kuri YouTube. Kugeza ubu sinzi ibitekerezo, ntabwo nzi ibitekerezo byabo, ariko ni kujya kuri YouTube n'ubushake bw'umuntu. Ni ubushake bw'umuntu ariko akaba yagendaho neza. Ntagenda asebanya, nta nubwo ari icyaha. Ntajya kuvuga ikibazo kiri hiya. Ikibazo gutanga ubutumwa kuri YouTube kugira ngo n'abandi bose babwumvise birimo icyaha bongo. Oya, nta cyaha kirimo. Icyaha kirimo ahubwo ni ugutukana. Yego. No gusebanya. Niyo cyaha cyaba kirimo. Pastor, wenda ngenda kwita pasiteri cyangwa mwarimu nta kibazo. Hari igihe kigeze kugira ADEPR ikajya ihagarika abahanura mu rusengero. Nkawe mushumba urabizi ko kuva na kera ADEPR bavuga ko ari ADEPR y'umwuka. Ku bwawe wenda ntago ukiri mwarimu, wagiye muri pansiyo, ubu ngubu uhagaze nk'uri mwarimu ukabona abantu bari guhanura bari kugira bakabahagarika, wowe ubwawe nk'uri mwarimu byaba bimeze bite? Burya abantu b'abayobozi bagomba kureba neza. Kuko hari nk'abantu bahanura, hari abantu bahanura ugasanga ari nk'ibibazo bikomeye. Baza nk'itorero ririmo abantu 500, hanuye abantu 10, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ubundi agomba guhanura umuntu umwe. Guhanura umuntu umwe gusa? Umuntu umwe bahagije. Kubera iki? Kuko niyo ukurikiranyije ubuhanuzi bwamanukaga na kera, ubuhanuzi uribuka nk'umwami wigeze abwira abaturage ati ubwo no gusenga kuko igihugu ni iki, niba ari icya ishuri, niba ari icya hehe cyagiye gutera. Wibuke umwami wigeze bandikira urwandiko, bamwandikiye urwandiko, asanga urwandiko nta kundi yarugenzura, uwo mwami ashaka kumwinza kugira ngo amutere. Arajyana ajya mu rusengero, arushyira imbere y'Imana ngo barasenga. Basenze hahanuye umuhanuzi umwe, warahanura aravuga ngo urugamba si urwanyu, ngo urugamba ni urw'Uwiteka. Uri kumva? Muri make hano noneho ubwo bahise baguruka navuga ko bahise bataha kuko bari bahumurijwe. Kuko urugamba rwabo, urugamba rw'Uwiteka, urugamba atari urwabo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo abahanuzi 100-300 bahanura. Nase birashoboka ko mu rusengero ashobora guhanura abantu benshi? Yaragiye byumva ahantu hamwe cyangwa habiri cyangwa henshi. Kuko hari ukumva umuntu ahanuye hariya, ukumva undi arahanuye hariya, ukumva undi arahanuye hariya, ntabwo ari byo. None si iyo umuntu umwe ahanuye, kuko uko muri aho ngaho, uko muri aho mwese, ubwo Imana
umuhanuzi wa mbere yahagurutse ubwo Imana iba yaje kuvuga. Iyo imaze kubabwira rero nta wundi muntu ugiye biravuga. Ubundi ko bijya kugenda. None se ko hari igihe kigeze kugera we umuhanuzi yajya guhanura bakamusohora muri ADPR? Buriya iki gihe ariko numva atari kubuca. Ntabwo ubuhanuzi babuca ngo bushoboke. Baramusohoraga abadiyakoni hani batsinda byigeze ko buhari ntabwo ari batsinda ahubwo byabereye hari Gasave. ubwo nuko bango burya abari impamvu z'akajagari. Kandi umuyobozi burya afite gahunda yo guca akajagari. Ibyo mujye muhimenya. None se abayeho kwirengera. Urumva abari impamvu zo guca akajagari ahubwo yari mwiti umuhanuzi mwe yarahanuye mu iteraniro bamusohora mu iteraniro. Nyine icyo gihe naho yari iyo bibaye benshi abari impamvu z'akajagari. Oya ni umwe agahanura bakamusohora. Ntabwo wamenye ubwo ADPR ni nko kwirengera ariko nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo ADPR yagejeje 9/3 niyo yatangiye 9/5 byatandukanye. None se bitandukaniye ndiko nakubwiye bwira none aho bitandukanye niba ubu batemera ubuhanuzi ariko igihe bwarabwemeraga ariko nubwo banabwemeraga ntibari benshi bahanura hanuraga umuntu umwe hanuraga umuntu umwe. Noneho rero urabona ibintu byo guhanura hari munagahanura ukazabona irushanwa hari agahanura byo nakajagari urebye. Ariko ntago bahanura mu rusengero ari benshi. Rego umuhanuzi umwe arahagije. Abahagije umuhanuzi. Ariko ikibazo bashobora kuba barahanuye udahari. Bashobora kuba barahanuye udahari ariko nigeze mbona abahanuzi bageze kuri 3 bahanura. Uwa mbere kandi ubutumwa bw'uwa mbere buba buhagije. Niyo mpamvu bishaka ntuza bishaka n'impuguro burya. No guhanura rero bishaka impuguro. Guhugura abahanuzi bakavuga bakamenya yuko niba hanuye umwe abandi bazaceceka. Abari nk'irushanwa kandi Imana si imuvurungano. Kuko Imana yavuze uwa mbere ubutumwa uwa mbere yatanze burya bagomba gufatirwa bukabubwo. Kireka wenda uhanuye hirya yamenye ko uhanuye mbere wenda ari umuyobi. Wenda twavuga ibyo ngibyo None se wenda kuki ADPR nibatsinda batayifungura byagenze gutebura kandi nzi ko ibintu byose byazamu babyujuje. Ntabwo mbizi ngibyo ntabwo mbizi. Ibyo si ibyo mba ko ntabimenya uramba ko ibintu byafunzwe n'inzego bafite ibyo bakurikiza bafite ibyo bareba ubwo zafungura igihe runaka ntabwo babimenya biriye. Ntekereza ko nta n'undi washinga ijambo ngo aya bya ni ibyiniri izindi nzego urumva ibintu biri mu nzego za leta ntabwo kiye kuri umukozi wawe ntabwo wabimenya ibyo. Mwarimu abavuga ko ADPR yahindutse bitewe wenda bavuga ko abayobozi ba mbere ntago bakiriho ubu ngubu hariho abayobozi bashyashya. ADPR yahindutse ubu yabaye politiki. Wowe wabivuga iki? Ngo ADPR ngo nikijijwe ngo yabaye politiki ngo ni mbese n'ikiyoborwa n'umwuka ngiyoborwa n'umubiri. Bashoboka ariko abo kwitayoborwa n'umwuka yabibeshye. Ntago umwuka ushobora kuva mu bitoro rya Pentecote burya. Itoro rya Pentecote n'itoro rya Pentecote zakomeza ari bitoro rya Pentecote burya. Ntago bishobora umwuka zahagarika gute? Ariko umwuka wahagarika gute? Umwuka ava mu ijuru ubwo mukomenye by'ibyo. Umwuka aza mu muntu avuye mu ijuru. Wahagarika gute? Ntabwo umwuka ari uw'abantu. Abantu batabizi bazi ko n'ibyo buhanuza ari ibintu by'imitwe. Ntabwo ari ibintu by'imitwe ni ibintu biva mu ijuru. Ni ibintu bihanurwa n'umuntu wahawe impano y'ubuhanuzi. Impano y'ubuhanuzi yahawe n'umwuka wera. Ntabwo ari ibintu umuntu yihangira. Ntabwo ari ibintu umuntu akora ngo oya ntibishoboka. None abavuga ko tuyoborwa n'umunyamubiri wabavugaho iki? Impamvu bavuga ko ADPR yabaye nta mwuka wera yagiye ngo nuko tuyoborwa n'umunyamubiri. We ntawe nyine nta mwuka nta gakiyobora ADPR mu mwuka.
ngo nta kintu ADEPR mu mwuka ayobora hera ayoborera mu mubiri nyine bisanzwe ariko uwo muntu ni umupenekoti apfa kuba ari umupenekoti burya ari umupenekoti iki umwuka wera asaba kuko nka ADEPR ni abanyamwuka ariko tuyoborwa n'utari umunyamwuka simaze ibyo bashatse kuvuga gute bayaze kuvuga gute se kugiso bashaka ko ADEPR ayoborwa n'umunyamwuka urirwa avuga mu ndimi se bashaka ko ADEPR ayoborwa n'umunyamwuka uri gusakuza kuriya ahanura yirukanka agira gute ntabwo byari byo buriya ushobora no kwiyoboza umuntu w'umukirisitu w'inararibonye wize urumva ushobora gusubiza ibintu abandi bayobozi bamubaza agasubiza uri kumva kandi atari umunyamwuka y'inaho nk'uwo bashaka uwo nguwo rero akaba ari umuyobozi ati umutekinisiye yerega ubundi burya umuyobozi wo hejuru umuyobozi agomba kuba umutekinisiye burya abayobozi baratandukanye hari umuntu ushobora kugira umuhamagaro w'ubutekinisiye azi gushyira ibintu ku murongo hakaba n'undi wagira umuhamagaro wo kuvuga ivugabutumwa ntabwo wamurenganya rero niba se afite umwuka wera ari umutekinisiye azi ibintu runaka bityo ariko abavugabutumwa baba bahari ibyo ntabwo byabitindaho none se wenda nk'umushumba umuvugizi wa ADEPR tuvuge wenda nari nshatse kuvuga ngo tuyoborwa n'umunyamwuka ntabwo tuyoborwa n'umunyamwuka ariko navuga ko ari uriya mushumba utuyobora wa ADEPR umuvugizi ubwo ni ukuvuga ko ababivuga bavuga ko si umunyamwuka ngo nk'uko Sawuli abisirayeli bashatse gutora umwami ADEPR iyoborwa n'umuntu nyine utari umunyamwuka Imana itatoranije we wumva ari ibyo bavuga ntabwo zavuga ko Imana itamutoranije kuki se yagiyeho ngo ntiyamutoranije urazi kuki yagiyeho ariko abantu babaga ibintu urazi kuki yagiyeho ikindi babona icyo ukora umunyamwuka ariko badasengana nawe buriya baramusengeye basanga si umunyamwuka none se basigaye nawe mu cyumba mu badahanura wenda hanura ari mu cyumba cyiwe rega abantu nk'abariya nk'ari babagira ibyumba byabo by'amasengesho ashobora kuba asengera aho ngaho naho kureba hari ibintu ushobora kureba wabireba ugashaka kuvuga ko umuntu yabishobora mu buryo runaka kandi akaba atabishobora ubwo yabitabishobora ukagira ukundi kuntu umwita ariko ntushobora kubivuga rwese ko mudasengana umuntu mudasengana ni umupenekoti ariko ntimusengana aho asengera ntujya gusengerayo ariko ko byagenda kuza arasenga nturagera aho avuga mu ndimi kandi si na ngombwa yuko ari umuyobozi avuga indimi mu itorero ntabwo ari ngombwa nabyo si ngombwa ntabwo ari ngombwa kuyanga avuga indimi none se pastor ahanuri ubundi kuba umunyamwuka bigaragarira he ni ukuvuga indimi ni uguhanura bigenda nibyo nkubwira ashobora kuba atavuga indimi baramwumva atavuga indimi adahanura ariko akaba afite umwuka wera wazi uyu mwuka wera ntawe arawufite arawufite neza uriya mushumba afite umwuka wera arawufite nyine none se waba mushumba udafite umwuka wera se akumva bibaho uruye bibaho arawufite nyine ariko ushobora kuba uri umushumba ari ibisanzwe gusa nta mwuka wera ufite neza umuntu ntashaka kuyobora umudugudu atavuga mu ndimi kandi akazagenda ahava nta rurimi na rimwe aravuga si na ngombwa ntabwo ari ngombwa kuvuga indimi ariko umwuka amufite mu mutima uwo mwuka waba ahari mwarimu we rero cyangwa umwuka muzi ko umuntu ufite umwuka wo gusa wari uzi ko umuntu abatizwa mu mwuka wera rimwe ntazongere kubatizwamo akavuga mu rurimi uwo munsi yabatijwe yabatijwemo
ntazongeye kuzivuga. abatabatizwa mu bwongo tuvuge abatavuze mu rurimi icyo gihe ntabwo aba yabatijwe mu mwuka wera. Nzi ko hashobora kubatizwa abantu 50 hakazizwa mu mwuka wera umwe. None ikigaragaza ko umuntu yabatijwe mu mwuka wera ni ukuvuga ururimi. Ni ukuvuga ururimi nyine gusa. Ni ukuvuga ururimi rushya. Abataruvuga se abataruvuga ko aba yaruvuze nta muntu ushobora kubatizwa mu mwuka wera atavuze mu ndimi yewe niba. Oya ndavuga utaruvuze ntabwo aba yabatijwe mu mwuka wera. Wabura neza ko abatijwe mu mwuka wera ko ariyo kimenyetso. None se ko Bibiliya ivuga ngo ababatijwe mu mwuka wera ngo nibo bazajya mu ijuru ngo tuzabigenza gute abataravuze mu rurimi? Aya Bibiliya yavuga ngo abayoborwa n'umwuka bishaka kuvuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Kuyoborwa n'umwuka zo kuvuga mu rurimi. Kuyoborwa n'umwuka ubu ukurimo ukuyobora ukurimo ntabwo kuvuga mu rurimi. Ukuyobora ukurimo umva ukuyobora buryo ukurimo buryo ukuyobora ukurimo. Abayoborwa n'umwuka wose nibo bana b'Imana. Nuko ngo ukuyobora ukurimo. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 aha niho ngeze. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Noneho kuyoborwa n'umwuka rero kuyoborwa n'umwuka no kuvuga mu rurimi ari ibintu bitandukanye. Hari ukuyoborwa n'Imana, hari no kuvuga mu rurimi, hari no kuyoborwa nawo. Urumva ko ari ibintu bitandukanye. Bitandukanye. Noneho gutambikira no kavuga ngo utavuga mu rurimi ntazajya mu ijuru. Ubuyobye. Ubwo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Kuyoborwa n'umwuka, umwuka bari mu muntu agendana nawe aba muri we. Mu itorero rya Pentekote naryinjiramo nge nasanze ritanywa inzoga. Yego. Gahunda yaryo itorero rya Pentekote ni inzoga. No kuba ngo unywa inzoga ntashobora kuribamo. Ntabwo bishoboka. Unywa inzoga ntashobora kuribamo. Ariko afite inyota y'inzoga yaba mu yandi madini anywa inzoga. Mu yandi madini nta kibazo. Amadini anywa inzoga atanaruhanyije. Yakwera mu yandi madini. Itorero rya Pentekote Pentekote ntibasuka imisatsi. Ntambara inyweri. Umuntu ataruhanyije ushoboye umva afite inyota y'inyweri we ntiyazamo. Bwana ukuzamo no kuruhanya. Yego. Ariko niba unajemo ukabona bikunaniye igende bikuzana bindi bibazo. Ubwo nuko ngo uza muri ADPR wiyemeje amategeko yose wiyemeje. Niko ubu niko bigenda. Ugomba kubanza kwiyemeza ko ibyo bintu bivuyeho. Ibyo bintu ahantu ugiye runaka batemera ibi. Ugomba kubimenya ukabireka. Nta ni magambo ubwiye abantu. Hari abantu bashaka kubanza kuburana bagashaka guca n'ibice mu bantu ubundi si ngombwa. Niba bikunaniye igihe ubundi wakwiye kwigendera utazi ibibazo birebire. Aho nkibaza impamvu waje hari uyibitiye nyota y'ibyo bintu. Nibyo n'urundi rugendo. Niba wumvaga wikundirira inyweri ukabikundira gusiga inzara ukabikundira utuntu nk'utwo ngutwo. None ukavuga ngo ngiye muri nibaza impamvu waguje ubushuti bundi kandi ukunda biriya kandi warangije kumenya ko abantu badakunda ibintu. Urumva umuntu azamazi ko azabireka. Haragiye numvaga batayaba ngo ariko ngo kushimwa ADPR ngo madasuke imisatsi ngo abandi bayisa. Ukibaza ahubwo impamvu atagiye aho bayisuka akaba ari gutanga amabwiriza. Biya ntabwo y'ubundi. Aha kugira ngo winjire mu kintu ugomba kubanza ko abo bantu iyo bakunda n'ibyo banga. Warangije kubimenya rero wabere kubimenya uzamo. Utira ugorana ngo uzagorane nyuma utange amabwiriza. Ninjira mbona nasanze bitanga inzoga. Oya nubundi nta ibyo kuba ari icyaha cyangwa atabari icyaha ntabwo nabijyamo. None se ni icyaha oya katubirebe kunywa inzoga ni icyaha ubundi impamvu mbikubajije. Uzo umuntu Paulo yabwiye Abafilipi ngo ntimugasine inzoga ngo ubwo mujye mu mwuka wera.
abantu bashobora kuzura umwuka wera cyangwa abantu bashobora kuyoborwa n'umwuka wera ntabwo baba basinzi rero ngo ubyumve ibyo ngibyo hari ijambo Uwiteka yabwiye Mose ngo ushaka kuba umunaziri ngo areke vino mu kubaho kwe kose ngo areke inzoga. Ubwo ushaka kuba pasiteri, ubwo tuvuge ko n'umupasiteri n'ushaka kuba umuyobozi cyangwa pasiteri cyangwa umudiyakoni areke vino, kuko vino nuko ariko ibyo ni amakuru ya Pentekoti y'itorero rya Pentekoti. ahandi hantu ntibibareba, bo ntibibareba, ahandi hantu ntibibareba. Ibyo ni ibintu by'itorero rya Pentekoti ntabwo nta nsobanuro. Ngo bishatse kuvuga ko Pentekote niyo yashyizeho iyo doctrine yabo nk'umuyoboro. Siriya ntuzo zitariho. Niyo doctrine ya Pentekote nk'umuyoboro wabo. Yego. Noneho ibyita icyaha umuntu unyweye inzoga kikamubera icyaha. Nawe iyo ubirebye guti warizo babibona, kuko iyo Bibiliya itangiye kuvuga ngo bize n'umukobanye inzoga zirakoganisha, ibyo kuvuga ngo uyoborwa nazo ntagiye ubwenge, ubwo uhita umenya aho wabikaraza. Ariko ushatse kuzinywa ndumva nta kibazo. Nta Pentekoti w'inzoga. Umuntu Pentekoti w'inzoga ashatse mushumba navuga ngo kuko impamvu mbibajije nuko haba hari amakuru avuga ngo abashumba ba ADEPR hari bamwe banywa inzoga. Ashaka no kubabeshya nta nzoga ashaka no kubabeshya. Kandi ndabizi mwarimu amakuru ubu yafite uyazi nuko wanze kumpa amakuru. Hari abashumba banywa inzoga. Nizo wabakora yawenze utamufashe cyeka mufashe. Iwabo nko mu tubati haba hiberemo za vino na za Red Bull, akagenda akabwiriza kunuza ku cyumweru yangiza agataha akinywera gahiye. Ako byagenda kose ariko uwo mupentekoti wese ntagomba kunywa inzoga. Ntagomba kunywa inzoga ariko yaba n'umupasiteri ntagomba kunywa inzoga. Niba babaho ubwo nyine urumva ko barengereye babaye bariho baraguye nyine bakoze icyaha batagikora bakoze icyaha nyine none se ntiwasanga bayinywa kuko bazi ko kunywa inzoga atari icyaha. nta mupine ko tunywa inzoga ashaka kandi nkubwira ko hari abashumba banywa inzoga ariko bakayinywa nta muntu ubizi bihishe n'undi nta muntu ubizi, cyangwa mwana amakuru mwumvisha ariko atari nayo gusa nta proof mfite y'umuntu wayinyweye. Ariko ayo makuru arahari yuko hari abapasiteri ba ADEPR kandi bamwe banywa inzoga, akaza akabwiriza ku cyumweru akayobora iteraniro yatwitara akaba yifitiye mu kabati ke ahantu ko kwinywera gahiye. Uza muri bamwe batabeshyera barababeshyera. Ndumva nta mupete ko turi kunywa inzoga. Umva biri kuvuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka mubwirane Zaburi n'ibimara by'umwuka. Akujya amasanga n'ingo ariko ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Urumva wazize karafanye. Ubwo nukwanga niba Paulo yarigishije akavuga ati kandi nimukanywa inzoga kuko zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Ariko niba hari n'ubufite inda nini unywe gakeya, siko yabibwiye ngo yabwiye Timoteyo hariya. Niyo yabwiye Timoteyo ariko wikijambo yavuze ngo kubw'uburwayi bwe. Ariko umurwayi wese simzi uko byagenda. Yabwiye ngo kubw'uburwayi ariko rero simbyemera neza. Tutabyemera kandi Paulo yanywa inzoga we. Paulo ntiyanywa inzoga kuko yabwiye Timoteyo ngo kubw'uburwayi bwawe unywe gake.
umwe gake. urumva Pawulo yayinywaga? Oya ntabwo yayinywaga. Kuki itayinywaga we? Ni wowe ubizi. we yambwiye kuki Pawulo inzoga atazinywaga? Ubwo nuko ari vino ari umukobwa. urumva niba yarihaye nk'umuti uwo nguwo Timoteyo, niba yarihaye nk'umuti Timoteyo, kuki batayinywaga? hari uko bigaragara ko atayinywaga Pawulo. Ntabwo yayinywaga. rero kuki atayinywaga? niba atari icyaha kuki atayinywaga? Twanzire ko ari icyaha. none uwo nguwo akayinywa nk'umuti. ese nawe inzoga uyirebye ukwigira abayinywa, uwo nawe ayikarasa hehe? ntunaze mbwira umukristo wabona agenda kuriya, ahubwo burya no kutamutenga burya bakojeje. batamutenza niba ari umupasitori, batamutenza bakojeje. niba ari umupasitori akaba afite inyota yo kunywa inzoga, hari amadini yajyamo bakabumbuka. Nuko n'abapasiteri baba biyubashye kandi baba bari utanabimenya, nubwo yakamwa ntiwabimenya, kuko aba yubashye avuga ati ndagenda ntahe nkanywe, ariko nta proof dufite ku buryo twamenya abo bantu bazinywa. ariko nashaka kumenya tureba ati ese ibyo twigisha turi pasiteri, ariko bagindi jambo aramutse ayinyweye ubwo abaguye. so umuntu nari hano se neza umupasiteri ni marayika? ariko cyane cyo baravugira pasiteri si marayika, yewe n'umukristo uvuga si marayika, kuko aracyari hano ku isi. Aburayo nahamenye 10:20 havuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana, wasuzugura amategeko ya Mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica, abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, haswe ukandagiye umwana w'Imana agakeresa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemuka umwuka utanga ubuntu. Impamvu hano makubajije mwarimu nuko nzi ko wabaye mwarimu. Bibiliya yanjye niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha. icyo ashaka kuvuga ni iki? Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Icyo nashaka kubabaza hano ko batubwira ngo niba dukora ibyaha nkana, gukora ibyaha nkana ni gute? Gukora ibyaha nkana ni ukubisubiramo ukongera ukabivamo, ukongera ukabisubiramo, ukongera ukabivamo, ukongera ukabisubiramo, ukongera ukabivamo. None ubu ubikoze nkana, none tuvuge iyo umaze kubatizwa, umaze kuva mu byaha, iyo ugiye kubisubiramo wenda tuvuge wari umusambanyi, urakirijwe, usubiyeyo usambana, ntuba ugikoze nkana? Uzi ukuntu Petero yamuvuze ngo ameze nk'ingurube yuhagiwe ikunya kegagura mu byondo, ameze nk'imbwa yarutse ibirutsi by'ibiryo yari ikongera biryo, niko wateye. None uwo muntu azagaruka, nagaruka mu nzu y'Imana azababarirwa? Cyo nshaka kugira ngo nibarize, urumva azaza ryari abikora nkana buri gihe? Yabigize ibintu by'akajagari azaza ryari? Tugaraje araba asabye imbabazi, ntiyongeye gusubirayo, kandi cyaha yagikoze, ubwo nuko ngo agikoze niba aje ntiyongeye gusubirayo. Imana ifite ukuntu ibijije y'ubuyu, Imana ikonigenza, Imana ifite izamubarira ifite kumubabarira, kuko ibyo Imana ibabarira ibyaha, ariko nasubirayo. Mbese ahantu no kwitondera, hari igihe uwo muntu aba ategereje n'umuriro w'inkazi, kuko ashobora kuza ngo baragawusa atagarutse. Kuko aratubwira ngo niba dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri,
ubwo ni ukwanga umuntu aza gusenga cyangwa aza gukizwa yaramaramaje amaze kumenya ko gusambana ari icyaha, kwiba ari icyaha, kugira ngo utari icyaha. Noneho ubwo ni ukwanga niba asubiye muri bya bindi yakoraga yari azi ko ari yabikoze nkana, yabikoze azi ko ari ibyaha, abikoze nkana, ati urumva ikimutegereje. None uwo muntu nagaruka azagaruka ryariza kandi nagaruka Imana izamubabarira, ariko akaburamaza akabireka, ariko nasubira akagumayo niyo njya agasubira ubwo uza ukimutegereje ni wa wundi uzagumayo, ariko wa wundi uzagaruka agasaba imbabazi wo ngo azababarirwa. nuko ari akantu ntateguye nshaka kukubwira, ntabwo nagateguye sinkibuka neza. ahantu havuga ngo abo ntitwakongera kubigisha iby'umubatizo mu Baheburayo yahangane biri kandi abo ntitwakagombye ntitwakongeye kubigisha iby'umubatizo kuko aba n'ubundi aba yarabyize niyo hari rwose, niho nagomba kukubwira neza ukabyumva. aho nagomba kukubwira neza ukabyumva. iyo umuntu yakijwe akongera agasubirayo, Bibiliya yavuze ngo aba yarangije kubamba umwana w'Imana ku mugaragaro, we waramucunguye, kuko aba yaramaze kumenya. Bibiliya ikongera ikavuga ngo uwo muntu twakongera kumuhindura mushya cyangwa kumwigisha iby'umubatizo, akagobekamo irindi jambo uyu mwanditsi w'Abaheburayo ngo ariko Imana nibishaka tuzabikora. Indi uzabikora? Uyu mwanditsi we niko yandikaga ngo ariko Imana nibishaka tuzabikora. ubwo no kwangu Imana nibishaka izamugarura. Yego. Ni nko yavuze gutyo, ariko uwo nguwo ntiwamwigisha ibyo kubatizwa kuko aba yaramaze kubimenya, babizi n'ubundi ibyo yagiye. Bibiliya kandi ikavuga ngo aba yaranasogongeye ku Mwuka Wera. uwo nguwo uyu nguyu aba yarabatijwe, yarasogongeye ku Mwuka Wera, hanyuma akabivamo. uwo ntitwakongera kumenya ubushya. bishaka kuvuga yuko buriya ukurikije biri kuvuga, ukurikije biri kuvuga, umuntu waguye ntiyongera kwigisha iby'umubatizo. ntabwo ubwo uwo niwe wundi uzategerezanya inkazi, umuriro w'inkazi, kubera atagarutse, atongeye kugaruka. uyu we rega n'uwo wavuze ni kimwe, buriya ni kimwe. uyu nguyu wabikora hano, ariko hano Bibiliya ikongera ikavuga ngo uwo ntitwakongera kumwigisha iby'umubatizo, kuko ababizi ababizi uwo ngona ntakongera kumwigisha iby'umubatizo cyangwa iby'ibihe bizaza cy'urubanza rw'iteka, kuko Bibiliya ngo aba yarangije kongera gusingiza umwana w'Imana ku musaraba. niyo rero bagwa ugasanga mugiye impaka mutarigezemo. nibyo kandi no guhangana n'umuntu waguye uburi mukina. burya umuntu waguye aba yaraguye, kuko umuntu waguye kereka Imana imugire neza ikazamusura rimwe ari nijoro, ukabara mu gitondo aje ku rusengero, nicyo akagaruka, nicyo nta kindi. none iyo agarutse arababarirwa? iyo agarutse arababarirwa. iyo agarutse Imana iramubabarira. kuko Imana umenye ko bivuga ngo Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga ibyaha. Ndagushimiye, reka dusenge noneho uduhe ibyo wateguye. dusengera Imana. turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye, kandi tugushimiye ko uri Imana igira neza, Imana y'imbabazi. ikiganza cyawe n'ukuboko kwawe biracyari kumwe nitwe, kandi biri kumwe abera bawe, kandi ukomeze kubagirira neza. tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe
nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Turasaba rero kugira ngo uyumva wese rifashe umutima we, ari abadesipora ari abandi bose bakurusha kumvira ijambo bazi ikinyarwanda. Mana ndakwinginze kugira ngo umwuka wera akomeze abasobanurire, kuko umwuka wera niwe musobanuzi ukomeye, niwe mwarimu ukomeye. Turagusaba rero kugira ngo agenderere umuntu wese wumvira ijambo ryawe, kandi urisobanure nk'Imana ntusobanure nk'umuntu. Urakoze ko kubyumvishe, byose byo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka tuganire ku ijambo riri mu byahishuwe ibice 21. Ibyahishuwe 21 haravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ibya mbere dusubiremo, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izahanagura kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntuzabaho ukundi, kandi umubabaro cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa y'ukuri. Kandi ati, birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abasambanyi n'abatizera dusubiremo, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo urupfu rwa kabiri. Tuganire kuri aya magambo dusomye ni ay'umugabo witwa Yohana. Uwo Yohana yari intumwa ya Yesu, kandi uwo Yohana yari umukuru w'itorero ryo mu Efeso. Hanyuma aza kuva mu Efeso, bamujyana ku kirwa cyitwa Patimosi. Yavuye muri Efeso aho bamujyanye kugira ngo bajye kumuta muri iyo kirwa, kandi yaraze iby'ubutumwa bwiza. Baramujyana bamusigayo. Aho rero hari mu bitare, hari mu kirwa, habamo ibisimba, ntago bari bahatuye, ahantu hadatowe. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo mu gihe
igihe cya ngo ari mu mwuka, Imana yamugendereye ajya mu mwuka, hanyuma ni ukuvuga ngo Yesu yaramusuye kuko yari umwigisha Yesu yakundaga, niko yavugaga, yari umwigisha Yesu yakundaga. Hanyuma uwo mwigisha Yesu yakundaga yego yaravuze ati mu gihe cy'umwami nari ndi mu mwuka, hanyuma ngiye kumva numva ijwi irambwira ngo witinya Yohana, ndi uwa mbere kandi ndi n'uw'imperuka, ariko nari narapfuye ariko ubu mporaho. Amuha itegeko ryo kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Amategeko yo kwandika. Noneho icyo yashatse kuvuga niwe wanditse ibi ngibi. Noneho rero igihe kimwe yari ari mu mwuka, hanyuma agiye kubona abona ijuru rishya, abona n'isi nshya. Ngiye kubona mbona ijuru rishya, mbona n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byakize, n'inyanja yari itakiriho, ngo rwari rwiteguye nk'uko umugeni arembesherezwa umugabo we. Ni kuri urwo rurembo rwari rwiteguye. Ni ukuvuga iki rero? Urwo rurembo ngo numva ijwi ngo bivuga ngo ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, izaba Imana yabo nabo bazaba abana bayo. Byaje kwerekana yuko abantu bazaba ku isi, abantu niba bavuye ku isi bazinjira muri uwo murwa, cyangwa se bazinjira muri urwo rurembo. Urwo rurembo rero ho ngo nta nzara ibayo, niko birivuga. Aho urwo rurembo yavuze nta kuribwa kubayo kuhaba. Yohana rero noneho ijwi riramubwira ngo andika uti uhereye none iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, dore byose ndabihindura bishya. Kandi ati andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa y'ukuri. Kuko ibyo Yohana yagiye yandika byose yandikaga abibwiwe, kuko aravuga ati numva ijwi rimbwira ngo andika uti uhereye none, andika uti uhereye none iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Kandi andika uti andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Ariko icyo nabonye kuri aya magambo, ni ipica y'ijuru. Icyo nabonyeho ni ipica y'ijuru, kuko uwo murwa Yerusalemu niwo abera bazabamo. Uwo murwa Yerusalemu niwo abera bazabamo. Uwo murwa ni kapitali, y'abera bazabamo, ni kapitali y'abantu b'Imana bazabamo. Ariko hano bakavuga ngo ariko abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, abo ntibazajyayo. Ni kapitali y'abantu b'Imana bazabamo. Ni ukuvuga ngo imikorere y'abantu bose bamenye ko hari kapitali y'ijuru. Nubwo abantu babivuga, cyangwa abandi bagacika intege, cyangwa abandi bakananirwa, ariko hari kapitali y'ijuru abera bazabamo. Abantu ni abakristo bameze gutya, bigenda gutya, bagomba kugenda gutya, biteguye kuzaba muri kapitali y'ijuru.
aha niho abantu biteguye kuzaba. Ahantu kandi uyu mujyi cyangwa uyu murwa ngo biri ko yavuze, Bibiliya yavuze ngo mbona ururembo rushya, mbona isi nshya, mbona n'ijuru rishya. Nambyise ururembo rimanuka ryo ku ijuru, kandi ngo ryiteguye nk'uko umugeni arembesherezwa umugabo. Urabona ko umugeni aba ameze. Urwo rurembo Yohana yabonye mu buryo bw'umwuka, ngo yabonye rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Bishatse kuvuga yuko abantu bazajya bose bazaba ari abantu bera, azaba ari abantu babera. None yumva ijwi rivuze ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, izaturana nabo. Icyo gihe Imana izaturana nabo. Impamvu izaturana nabo izaba iri muri urwo rurembo, bazaba bari muri icyo gihugu. Icyo gihugu kindi bazaba bari muri icyo gihugu. Mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ntuzaba yavuze ngo dutegereje, Petero ngo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzavamo. Urumva ko abazajya ari abera. Ni ukuvuga ngo abantu bose bavuga bati tuzajya mu ijuru, bagomba kureba ijambo ry'Imana ukuntu rivuze. Ubwo abatarabera hano ku 8 haratubwira ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, niyo rupfu rwa kabiri. Biragaragara yuko abari ku isi bakora uko bashaka, bakora uko bagenda ibyo bashaka. Abo ngabo ari abasambanyi, ari abarozi, ari abicanyi, abasenga ibishushanyo, abo bose bibi. Iyi ni ipici ikwereka yuko batazajya abo ngabo. Usiye kuvuga ngo ibintu byanditswe n'abantu ni imyumvire y'abantu bindi, ariko ibi bigaragaza yuko abangabo batazajyayo. Aba ntabwo bazajyayo. Abameze batyo ntabwo bazajyayo. Abameze batyo bose ntabwo bazajyayo. None urupfu rwa kabiri ruba rumeze urupfu rwa kabiri ni kwa kundi kuzuka. Urupfu rwa kabiri ni urupfu rw'ubugingo. Hari urupfu rw'umubiri, hari n'urupfu rw'ubugingo. Ubwo ni ugupfa bwa kabiri ubugingo bikarangira. Niyo mpamvu burya Bibiliya ngo hari abazazukira guhora n'isoni, hari abazazuka, hagiye n'abazazukira guhora n'isoni no gusuzugurwa ku mugaragaro. Bagapfa bwa kabiri noneho ubutazongera kubona. Muri hano haratubwira ngo mu nyanja, ngo umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umuriro n'amazuku ubwo ni hahandi bazapfira. Umuriro n'amazuku ni amazuku n'umuriro nyine. Ni muri wa muriro bazahira. Ntabwo urumva amakuru y'inyungwe. Batikirunga cyabize. Ni ibintu nk'ibyo. Ubwo ni hahandi bazahira b'abanyabyaha bose. Ubwo ni rwo rupfu rwa kabiri. Ni urupfu rwa kabiri. Naho abantu b'abakiranutsi urwa kabiri ntacyo batwara. Bibiliya ngo urwa kabiri ntacyo batwara. Tuzabaho? Ntacyo batwara. Twe tuzabaho ubuziraherezo. Abakiranutsi. Ariko ntabakiranutsi. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Ariko abakora ibinyibi, bakora ibinyibi nkuko birivuga. N'abatizera. Urabona kutizera byo ni cyaha gikomeye. Abanyabwoba se. Abanyabwoba nyine. Abanyabwoba nabo ni ikindi kintu. Abasenga ibishushanyo, twavuga ko abasenga ibishushanyo ari abameze bate? Abasenga ibishushanyo ni ibingibi nyine ibishushanyo umuntu ashobora kugishushanya Imana. Ushobora no kugira nk'Imana. Hari abafite inka, ufite nka Bikira Mariya ukamushyira hariya. Hari abafite Bikira Mariya bakabashyira hariya amashusho. Cyangwa ugafata nka Yezu, kwa kundi Yezu bamushyira hariya ariko ari nko ku musaraba. Ibya Yesu bwere ku musaraba hariya wenda wagenekereza uti ibi. Ariko Bibiliya yo mu bigaragara Bibiliya ngo iratubwira ngo nasenga ibishushanyo. Ubwo nta gishushanyo rero buryo ugukuramo.
kuko hari ibintu ushobora gusenga igishushanyo akayigira imana. Hari n'igihe ushobora kubona ishusho ya Yesu nayo ukagira nk'intuza ukayigira imana, akaba ari usenga gusa kibita imana mu nzu, akaba ari usenga gusa, ariko iby'ijuru bikaba bitakurimo. Ko rero abantu bose nyine abantu bose bafite intuza, abantu bose umva ko bibiliya babwiye, ni ukuvuga ngo izi nkuru cyangwa zanditse aha ngaha ariko ni amagambo asobanura ibyo Yohana yabonye ari mu mwuka, nibyo asobanura. Nibyo asobanura ko ni amagambo yanditswe ariko Yohana arasobanura ko aya magambo we yayabonye ari mu mwuka. Yarayishuriwe ndabo, yarayishuriwe. We yarayishuriwe rero ashaka kubimenyesha imbata zise bene se. Bibiliya ivuga imbata ngo ni imbata ngo bene se, niko avuga we. Aravuga ngo ni imbata bene se. Kandi ati birarangiye, ninjye Alpha na Omega, ninjye Alpha na Omega, ninjye tangiriro kandi ninjye herezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku mazi y'isoko y'ubugingo. Ubishaka ufite buri kuvuga iki, ni ukuvuga ngo ushaka kujya mu ijuru azabishaka, utabishaka azajya mu muriro. Kandi buriya abantu bazamenya ko ijuru ribaho uko bibaye, nk'uko Mose yababwirije akababwira ati ngo muze twubake inkuge bakabyanga, ngo imvura izagwa. Ni Nowa. Uzi ko Nowa yubatse inkuge avuga ati imvura izagwa, ati bene ibyirije, ati urabona izuba. Urabona ko abantu bigisha bavuga ubutumwa, ariko biriya biterwa n'inzara. Niki biriya biterwa n'inzara, nta bindi yavuga bintu biriya. Hari umugabo umwe umudamu umwe yajyaga avuga ubutumwa aturutse ahantu, agera avuga ubutumwa, agera ku muntu wari urimo gukoresha imodoka ye ayihagaze ku ruhande, amubwira ibyo kwihana n'ibya Yesu. Undi aramwitegereza ngo madamu agende. Amajije kugenda asigara avuga ngo bariya ngo ni inzara iba yabishe, ngo bariya ni inzara iba yabishe. Ariko bizagera igihe atari inzara yabishe, bicuze bizagera igihe yo kubimenya. None se nuzi ko igihe cya Nowa imvura imajije kugwa, Bibiliya iravuga ngo n'amasoko y'ikuzimu aragomoruka, n'imigomero yo mu ijuru nayo iragomoruka iramanura. Ni ukuvuga ngo amazi yo hasi arazamuka, nayo hejuru aramanuka. Uzi ukuntu byagenze? Baricujije, buriye inkuge bajya hejuru y'inkuge. Babanje barakomanga, nawe aravuga ati sinjye wakinze, ati ni Imana yakinze. Bajya hejuru y'inkuge, bagiye kubona babona inkuge nayo irarengeye, birazamutse irenze imisozi. Bamwe burira imara amajoro burira n'ibiti, ariko birarangira nyine, amazi azamuka arenga umusozi. Birarangira bashira bose, kuko n'ubundi by'Imana yateganyije yarangije kushakiraho yo. Niba inkuge yarinjiye ibisimba, kinjiramo ibindi, kigabo n'ikigore, urumva ko iby'Imana izasigana ku isi yararangije kubishyira mu nkuge. Bishobora kuvuga rero ngo buriya ngo ushaka gukizwa cyangwa ushaka gukiranuka ajya mu nkuge. Mu nkuge ni kuri Yesu, muri Kristo. Amen. None rero uyu nguyu nawe rero harahageze akavuga ngo haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite inzabya ndwi zuzuye ibyago 7 by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Aranjyana, umugore w'umwana w'intama aranjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rifite ubwiza bw'Imana, kurabagirana kwarwo
gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi rufite inkike 12. Ni ukuvuga ngo ururembo rwari rufite amarembo 12. Harimo irembo ry'intumwa z'umwana w'intama. Uri kumva? Noneho rero uyu mumarayika rero yagira ngo amwerekere ururembo. Niho rero avuga ati anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka. Ibintu by'ijuru ni ibintu umuntu agomba kurebera mu mwuka. Ni ibintu umuntu agomba kurebera mu mwuka. Kuko burya kurebera mu mwuka utandukanye n'ubuzima busanzwe bw'abantu b'abantu. Nk'uko Bibiliya ivuga kwizera. Burya kwizera gutandukanye n'imibereho y'abantu, n'imitekerereze y'abantu. Kwizera ni ukwizera ikintu utigeze utazi ko kizaza. Kwizera ni ibisazi. Kwizera ni ikintu gikomeye. Kuko burya kwizera no kwemera biratandukanye. Ubwo ni ukwizera ikintu kizabaho kandi udateganya ko kizabaho. Niyo mpamvu abantu bacika intege. Arizera agera hagati agahita acika intege, agahita bibamo. Niko abantu bagwa nyine burya. Arizera agira amaka ibintu bashyiramo ngo agahita bireka. Ngo kwizera nk'umuntu ashobora kwizera, umuntu ashobora kuvuga ati njyewe nabonye imodoka hano aha. Ukavuga uti ubwo yari ihari koko, ukabishyira muri ntuza ko iyi modoka yari ihari. Ariko hari umuntu ushobora kubibwira kubera ko nta kwizera agira, akabyemera ko ayibonye. Kwizera no kwemera biratandukanye. Kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyizerwa, ibyiringirwa ko bitazabaho. Wa mwanditsi w'Abaheburayo wambwiye subiyeyo. Muri Abaheburayo hari Abaheburayo hari ukuntu dusoza ikiganiro kirekire. Hari ukwizera, hari ukuntu avuga kwizera Umuheburayo. Umuheburayo we avuga ijambo, waravuga ngo Abaheburayo 11 uhereye ku murongo wa mbere avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera rero ntihabamo amarangamutima. Ntabwo habamo amarangamutima. Kwizera no gukomera. Nibyo abarundi baravuze ngo ni ukugumya. Kwizera ni ukomeza iyo wahura n'intambara. Imana rero ibafashe kandi Imana bagiye neza. Inomero zanjye za telefoni ni 0788699258 0788699258. Urakoze cyane. Imana ibafashe. Mwarimu urakoze cyane. Uyu munsi tuganiriye ibintu byinshi cyane, ibintu byubaka ubugingo bwacu, kandi Imana iguha umugisha. Imana. Reka dusabe abadukurikira, mujye mudukurikira kuri channel Umuremyi TV. Tugiraho ibiganiro byiza by'ijambo ry'Imana byo guhugurana. Uyu munsi twatumiye mwarimu kugira ngo abigishe. Ngaho rero mudukurikire kuri channel, mukanda subscribe. Reka tumusabe adusengera Imana, noneho dusoze. Turagushimye Mwami Yesu. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye imbaraga zawe. Ijambo ryawe ritwibutsa yuko hari ijuru rishya n'isi nshya, kandi ijambo ryawe tuvuga ko
Yohana yabonye ururembo rushya Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru rurimbishijwe nk'uko umugeni arembesherezwa umugabo we. Aho rero niho abera bazatura, niho abera bazaba. Ababyemera n'ababikerensa n'abifata ukundi, ariko Bibiliya yerekana ko aho ngaho abera ariho bazaba. Dufashe rero kandi dukomeze uhe buri wese wumvishe amagambo imbaraga kugira ngo arusheho gutegereza. Icyo gihugu ni igihugu kizabamo abantu bameze neza. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nta bwoba buzahaba, nta gusuhuza umutima kuzabayo, nta guhangayika kuzabayo, usibye ko nta barozi cyangwa abasinzi cyangwa abasambanyi bazabamo, ariko ni ururembo rw'abera. Abera bazatura muri icyo gihugu cyiza, abera bazatura muri icyo gihugu gikomeye, igihugu cy'ibyiringiro, igihugu cyiza, igihugu kirabagirana nk'izahabu. Ijambo ryawe rivuga ngo icyo gihugu nta tabaza rizahaba, ahubwo ubwiza bw'Imana n'ubw'umwana w'intama nibwo ruzaburikira urwo rurembo. Fasha umuntu wese kugira ngo yitegure kuzabayo, yitegure kuzataha muri uru rurembo. Urakoze Yesu, komeza kudufasha kandi ukomeze kugira neza. Iri jambo ryawe urubyumvishe benshi ku mpande z'isi. Urakoze kubyumvishe, tubisabye mu izina ryawe rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ikurinde kandi Imana ibane namwe n'abadukurikira. Imana ibarinde, ibayobore ibihe byose. Ngaho mugubwe neza.